Muraho neza, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Ni umukunzi wanyu Emile Nshimiyimana. Nejejwe no kongera kuganira namwe ku ijambo ry'ubutumwa bwiza nk'uko bisanzwe. Niba uri mushya kuri channel yacu IJURU Ndirikorerwa TV, wakanda subscribe, wayisharinga abandi, kandi twishimiye cyane rwose kuzakomeza kubana nawe mu biganiro by'ubutumwa bwiza bitugaragariza uburyo Imana yatanze ijuru ku buntu biciye muri Kristo Yesu. Numva rero nifuza guhamagarira buri wese kwiyandikisha, kubera ko kwandika abajya mu ijuru byaratangiye ndetse bimaze igihe kinini cyane bikorwa. Abeli yaranditswe, Enoke yaranditswe, Eliya yaranditswe, Yesaya yaranditswe, Aburahamu yaranditswe, Yeremiya yaranditswe, Mose yaranditswe, Petero yaranditswe, Pawulo yaranditswe, Yohana yaranditswe. Nanjye reka mvuge ngo maze igihe kigera nko ku myaka 10 nanjye niyandikishije, kandi cyiza kirimo nuko nubundi kwandika abajya mu ijuru ari ubuntu, ntabwo ari ikiguzi icyo ari cyo cyose, ahubwo ni ubuntu ku bwa Yesu Kristo. Ikiguzi cyose cyasabwaga Yesu yaragitanze ku musaraba, ahubwo icyo usabwa gusa ni ukwemera kwiyandikisha. Kwiyandikisha rero bigenda biti: icya mbere ni ukwemera kuri umunyabyaha hashingiye kuri kavukire yawe yo kwa Adamu. Twese uwo dukomokaho, umukurambere wacu waremwe bwa mbere, hanyuma yamara kuremwa Imana ikamubuza kurya ku giti cy'ubwenge bumenyekanisha ikibi n'icyiza, nyamara biciye kuri Satani agasuzugura Imana akakiryaho, akaba rero arahumanye, akaba yinjiwemo n'ubuzima bwo kutumvira Imana. Aho niho twese twanduriye, niho twese twahumaniye, ariko bikarangira n'ubundi natwe ubwacu twibonyeho ingaruka z'icyo cyaha cya Adamu. Iyo kamere twavukanye imukomokaho n'ubundi tugaragaraho no mu mibereho yacu ya buri munsi. Niyo mpamvu Pawulo abivuga mu Baroma mu gice cya 7 ngo ngerageza gukora ibyiza ariko ibi bikantanga imbere, ngo sinzi ibyo nkora kubera ko ibyo nanga n'ibyo nkora, ibyo nshaka ntaba ari byo nkora. Atari ko ubwo mbikora gutyo buriya ni icyaha kimbamo. Akavuga ngo nzi yuko muri nge, ngo ni ukuvuga muri kamere yanjye nta cyiza kimbamo, niyo mpamvu icyiza nshaka atari cyo nkora, ahubwo ikibi nanga akaba ari cyo nsanga nakoze. Ubwo n'ubuzima twavukanye twese, n'ubuzima dusangiye nk'inyoko muntu yose. Kubw'iyo kavukire rero ntabwo twabasha gutunganira Imana kugira ngo twemererwe kuzabana nayo, ahubwo tuvuka twaratandukanijwe nayo kubw'icyo gicumuro cya Adamu, kubw'iyo kamere itubamo twese. Bityo Imana kugira ngo idukize ikaba yarashatse umucunguzi witwa Yesu waturutse mu ijuru, wari ijambo wahozeho uhoranye n'Imana, ngo nta cyaremwe kitaremwe nawe. Yaje mu isi rero aje kudushakira noneho itike itujyana mu ijuru, twe tutari kubasha kuyibonera. Araza rero akora ibyo gutungana byose twasabwaga, arakiranuka ku gatoya no ku kanini, atsinda ibyadutsinze byose, atsinda ibyo tutabashije gutsinda. Hanyuma arangije yemera kwishyiraho ibyaha byacu byose, ararambihanirwa igihano twagomba kuzahanwa, aba ari we ugihanwa. Amaze kugihanwa rero Imana idukuriraho igihano gutyo. Kwizera Yesu rero ni ukwizera ko yaguhaniwe, ukizera ko igihano agomba kuzahanwa ari we wagihanwe, ukizera ko wowe nta rubanza ugifite ku Mana, kubera ko urwo wari ufite rwagiye kuri Yesu Kristo, kandi irangiza rubanza ryabaye gupfa kwe. Azutse Imana ihamya ko igihano cyacu kirangiriye muri we. Iyo wizeye rero ko nta rubanza ugifite ku Mana, ko wabariye ibyaha byawe byose ku bwa Yesu, nawe uba ugiye mu mubare w'abantu bazajya mu ijuru. Guhera uwo munsi ukabaho utunze umutima utagucira urubanza, umutima ukubwira ko iwanyu ari mu ijuru, ariko ubikesha Yesu, utabikesha ikiguzi icyo ari cyo cyose watanga. Ikibazo rero gihari ni uko abantu batekerezaho kujya mu ijuru bisaba kuyoboka amadini, bisaba gutanga ibya 10 n'amaturo, bisaba kujya muri za korari n'ibindi.
ntago rwose yari yo nzira. Yesu yaravuze ngo ni njye nzira, nanjye kuri n'ubugingo, ntawajya kwa Data atari njye umujyanye. Kumwizera rero birahagije kugira ngo Imana iguhe ijuru, nkuko n'ubundi tubisanga muri Yohana 16, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana we w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kurimbuka rero gusa ni uko uzaba utarize Yesu Kristo, nta kindi. Ndagusaba rero nawe kwiyandikisha, ariko kwizera ibyo nkubwiye, ukizera ko Imana itabeshya, ukizera ko Imana itaryarya, ukizera ko Imana itakwisubiraho ku cyo yakoze muri Kristo Yesu, ko bihagije rwose, ko yamuhannye mu buryo buhagije, ko ari intabera kandi ko yagaragaje ubutabera bwayo ubwo yahanaga Yesu mu cyimbo cyacu, hanyuma kumwizera bikangana nuko umuntu atazahanwa ahubwo agahinduka umuragwa w'ijuru. Harabyibaza rero cyane, ese izina ryanjye ryanditse mu gitabo cy'ubugingo? Iyandikishe none. Uyu munsi niwe wawe wo kwiyandikisha, wizera ibyo Yesu yagukoreye, wizera udashidikanya ko iwanyu ari mu ijuru ubikesha Yesu, utabikesha ikiguzi icyo cyose watanga. Amasengesho yawe ntiyaguhesha ijuru, ubutayu ntibwaguhesha ijuru, ingeso zawe nziza ntago zaguhesha ijuru kubera ko zivanze n'imbi, ahubwo Yesu niwe wagize ingeso nziza, aratungana mu cyimbo cyawe kugira ngo nubyizera nanone, numwizera akubaraho gutungana kwe, ujyanwe mu ijuru no gutungana kwa Yesu atari ukwawe. Yishyizeho ibibi byawe byose arabihanirwa kugira ngo numwizera aguhe ibyiza yakoreye byose nawe biguheshe kujya mu ijuru. Ndakwifuriza rero kudashidikanya, ndakwifuriza kureka kutizera ahubwo ukizera, uyu munsi nawe ukarara mu ijuru ubikesha Yesu Kristo. Amazina yanjye ni Emile Nshimiyimana. Ushatse kumvugisha wampamagara kuri 07844257, cyane ko ari na groupe ya WhatsApp nagushyiramo, nayo yitwa ijuru ntirikorerwa, kugira ngo ukomeze wungurane n'abandi ku by'iyo nzira imwe rukumbi Imana yagennye ihesha abantu kujya mu ijuru. Hari benshi rwose bamaze kwiyandikisha, nawe wiyandikishe, wicikanwa n'amahirwe, niyo mahirwe aruta yandi mu buzima. Ndagusabira Imana rero kugira ngo wishurire Yesu, nawe uhabwe ijuru ry'ubuntu tuzaribanemo. Bizanezeza kumva ubuhamya bwawe, nawe bizanezeza kumva amashimwe ufite ku bwa Yesu. Imana ishimirwe Yesu yaduhaye kugira ngo aduheshe ijuru, ishimwe none iteka ryose. Amen.